Yes, reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese inshuti bakunze ba Bwiza TV mu bice bitandukanye muherereyemo no mu mirimo itandukanye muri gukora. Tubasuhuje kandi tubifurije gukomeza kumererwa neza cyane. Tubahaye ikaze mu kiganiro isanzure cyo ku itariki ya 5 turi mu kwezi kwa 3 umwaka ni 2024. Akofuro uri gukanda kandi uduki Manda pchonda ndeba gukanda kandi uduki turi mu kiganiro aribyo bya bindi ngo nguraseka turi mu makuru. Si ikibazo uraseka abantu bari mu makuru bitoragure ariko ni byiza. Imvura ibyukiye ku muryango nibyo bita umuvumbi ariko buriya nibyo sibyo bita umuvumbi. Ubwo yeruye yagoye si werurwese n'ubundi muri mata nabwo ariko muri mata ozi mpamvu ubwatsi buba bwabonetse inka zirimo ahise ujya kubyiga muri Gicurasi. Gicurasi nicyo kintu cyonyine ngomba gukorera ubushakashatsi. Kamena amasekuru nyine amasaka bayezi Nyakanga nagakanga amabuguma murayazi Kanama ebana ibintu byose byanamye ari ku gasozi. Izuba riba ryaramuye Nzeri nayo ndayikorera ubushakashatsi. Ukwakira haba hakira urumva ko ari ukwakira imbuto urumva ni ukuvuga ngo iburi kumbeshya se ko hari n'abantu banaga njye none se sinkubwiye yuko biriya bindi ugushyingo ni ukuvuga ngo imbuto zose baba bamaze kuzishyira mu butaka zimaze nyine gusa nkaho basoje ikintu bita kubiba. Fred ngo yaragiye ajya kubyiga cyagiye kuva werurwe munaniye yarakunaniye ikiganiro ariko kirahari we ukajya uburana ibiganiro babiri code mbashaka fact ndaza kukikwereka usikinyereka utakomeje gahasigaye ukuboza ko bure urahita uvuga ngo nukuboza imyaka sibyo ugiye kuvuga urumva mba ntabizi. Ubu nitujyana no mu bijyanye n'amasezo y'uru mu Rwanda rugari iki byose ubwo ariko wowe ushobora kutabizi. Reka nkumurere nitangira amakuru gutanga amakuru nicyo kituzanye hano nako ngako nagaciyemo ariko ubwo niba umbeshye baze kukujyomoza. Hanyuma rero mu makuru tugiye kubagezaho harimo ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wongeye kugaragaza uruhando hakazeho kubazo biri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turababwira kandi ko leta y'u Rwanda nayo yamaganye ubusisi kwamagana igitekerezo cyo kuba umuryango wa Afrika yunze ubumwe ushaka gutera inkunga DRC kugira ngo ikomeze kurwanya M23. Turababwira kandi ko mu mirwano y'ejo byarangiye FARDC itaye ibi bintu muri kubona hano ku ifoto. Ibi ngibi nibyo bataye harimo n'iki cyombo cy'igikecuru kweri se mwuka byaramwe cy'igisaza cyangwa gishaje. Ubundi bisubye bakutisha meka komeza kumbwira ngo ariko ni intwaro ariko shaba so ariko nubwo wamugani zishaje ntago zahusha umuntu. Ndabona inyinshi ari Kalachnikov ariko harimo na RPG maze kuzimenya zimwe. RPG iri he nawe ari bitameze nk'izindi ngiye okay ubwo ntuyimenye wishyure ere guzanyigisha ibijyanye. Hanyuma uyu nguyu we witwa Umukasi nawe yagerageje gushyiraho ariko yashyizeho bimwe mu byo ntemerewe kubereka. Ubwo ndizera ko muri kumenya ibyo ari byo ntabwo nemerewe kubibereka ibi ariko nawe ari kuvuga ko byagenze. Gusa ku rundi ruhande Jules Murumba we aravuga ko ibyo ngo nta kintu cyabaye. Jules Murumba ni umuntu wo ku ruhande rwa FARDC na FDLR we aremeza yuko ahubwo ngo ejo batanze isomo ngo ndetse ngo hari kamyo yuzuye imirambo y'abaventura ngo yari iparitse ahitwa Gite muri Bambo ko nyine mu ntambara. Ibyo bintu nabibaje Viateur Frère impamvu buri wese avuga ibitandukanye n'ukuri kuhari mu ntambara niko bikorwa kubera yuko ntago yajya hariya ngo avuge ngo twatakaje twakubiswe bituma wabakubitaga agira morale. Wowe watinyuka ukabwira umuntu murimo muhanganye ngo yankubise aranyirukankana anshyitsa iwanjye asigaranza ndyamishije
ubwo si ubwo waba uri umugabo nyabaki. Babyumva ko nyine bidashoboka kwemerwa. Turaza kubabwira kandi ko nituva muri DRC turajya muri bagenzi babo nabo ba Congo, ariko Brazzaville hariyo ngo umuntu watumye perezidansi y'icyo gihugu yikomwa kubera yuko ngo ari umunyarwandakazi. Bakaba bari kumushinja ko ngo ashobora kuba ari intasi burya babivuga buhoro fure. Intasi umuntu wagiye uza amadiru yakoze uriya munyarwandakazi yakoreye cya gihugu. Uri intasi se ugakora ibintu bimeze kuriye? Ntabwo mbizi. Yagiye akora amadira agiye atandukanye ku buryo iyo aza kuba atanahari. Hanyuma aha naho muri DRC nidusubire turababwira ibi ngibi ni uko ngo habayeho ibyo turabyita ihererekanya bubasha. Uwitwa General Major Shora Mabondani niwe warushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri operation muri region ya 34 yasimbuwe n'uwo bita General Major Arengbia reka tubyumva ariko kubera ko abivuga reka tumwumva ahita bitubwira uwariwe inkuru ni ngiyi. Le général-major Alengia Nitetesia urabyumvishe? Dieu est gentil est désormais le nouveau commandant 34e région militaire et commandant opération dans la province du Nord Kivu. C'est ni umuyobozi w'iriya 34e région militaire ndetse akaba n'ushinzwe ibikorwa bya operation muri Nord Kivu. Dernier a pris ses fonctions ce lundi 4 mars 2024 en remplacement du général-major Shora Mabondani. Ces deux officiers généraux ont fait la reprise en présence de leurs collaborateurs. Le nouveau commandant Task Force, après sa prise de fonction, a réuni les commandants de grandes unités en leur donnant des directives de travail pour la réussite de sa mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a adressé ce remerciement. Je profite d'abord de l'occasion pour remercier le commandant suprême, chef de l'État, son Excellence Félix. Kandeba nta morale afitera ariko uri kubareba ujye bareba hariya ngo turi kubareba Notre président de la République pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne en ces moments vraiment très particuliers. Urabona mwebwe umuntu afite morale ra ni njyewe ureba nabi ariko kweri nkakiri mwami akongera akajya gusa na Tshisekedi na Jean Pierre Bemba. Icyo bahuriyeho twese turakimenya bakoze itama particulièrement dans la province du Nord Kivu. Ndashaka kugera aho agira icyo avuga ku bintu bimuzanye cyane nyine guhashya M23 où nous sommes actuellement. Le général-major Alengia Nitetesia Nzambe appelle au soutien de la population pour faire face à la coalition M23 RDF. M23 RDF ntabwo bavuga badashyizemo RDF ntabwo byakunda. So ubwo rero guhamagara abaturage kuza kwifatanya nyine mu kurwanya ibikorwa byabo. Ati je tiens à dire à la population, je demande à la population civile qui place aussi son espoir sur nous et surtout nous accompagner. Abaturage babashyire rero espoir siri bafate icyizere cyabo nyine babizeye dans cette lourde mission qui est la nôtre. Parce que sans la population, sans le soutien de la population, nous ne pouvons absolument rien. Lorsque je regarde comment se battent nos jeunes de VDP, je me dis c'est l'engagement qui devrait animer tout citoyen congolais en ce moment très particulier de notre. Uzi ko abaturage guhamagara ari Wazalendo sinzi umutwe numvisha avuze ngo yarebye engagement yawo uburyo nyine ubwitange ufite wahita abona yuko nyine bari tayari. Ubu ni ukuvuga ngo uwo mutwe ni uwo muri Wazalendo. Wazalendo avuga ubwitange kandi ejo bundi barasubiranyemo ubwo niza nge rero muri amaherezo Wazalendo ntubona ko M23 yavuze ngo Tshisekedi azashiduka bamusanze Kinshasa. Na Wazalendo igihe kizagera mbone isumbije imbaraga ubwo buyobozi bw'abo bagabo nabo ahubwo ngo hari Wazalendo Meki yatubwiye ko hari Wazalendo bamwe na bamwe babihaze batangiye gutekereza ibyo kwigira muri M23.
none se bariya bajenerali n'abakoloneli baba baragiyeyo abangaba bikabananiza iki niba babonera kuri bakuru babo byanze bikunze erega wazarendo mbona ahubwo erega baraboshye buriya wazarendo bakora ibintu urumva bohejwe n'abo ngabo ariko ntekereza ko nabo babonye urwaho nanjye kuvuga ngo babakorera ibyamfurambi ariko still kubera ko bagifite iyo ideology nyine ya leta cyangwa se y'abo basirikare bandi ya FARDC usanga ariyo mpamvu nyine irimo kugenda idomina so ibwo rero urumva ko nyine nawe yarasaba abaturage kubiyungaho bakabagira kandi icyizere kugira ngo bibashe kuborohera guhangana ngo na M23 bongeraho na RDF karagaciyemo ubuyusina namugarukaho nyine niwe mu komanda militaire wa 34 mu region militaire ibigoma ahubwo reka mbere ko dutangira manze mbiyibukirize za gahunda zo gukora subscribe gukora share gukora comment ndetse no gutera inkunga Bwiza TV ndetse no gukora like za like zigeze hehe like barabikora ubundi bakabyanga ariko noneho ejo kubaha ibiganiro byinshi mutabishaka mutubwire ejo ko twari twabahaye amakuru menshi kubera ko yari ahari nkaba mbona ubwo mwanze kuyareba byagenze bitubona like kandi bihita bigenderana niba nta makuru menshi mushaka mutubwire mushaka make twayabaha aruwanga ibyiza so ndumva ari ibyo ngibyo nyuma nibamara gukora ibyo ngibyo Freddy ndaza kugusaba kureba kuri bwiza.com banze unyuriremo inkuru y'ikinyarwanda ngenda bandi gushaka rya tangazo rya guverinoma y'u Rwanda urebe inkuru ivuga kuko ba guverinoma y'u Rwanda icyo guverinoma y'u Rwanda iri kuvuga kuri buriya bufasha EU iri gushaka guha umuryango wa SADC uri muri DRC. Uravuga ingiye ukuntu u Rwanda rwaburiye nyine ya African Union yego ufasha iteganya guhereza ingabo za SADC hanyuma inkuru n'ubundi iri kuri Bwiza amakuru yose barabizi ko aba ari kuri Bwiza.com ndetse na Bwiza TV hanyuma guverinoma y'u Rwanda yaburiye umuryango wa Afrika yunze ubumwe nyuma y'uko ugaragaje ko uteganya guhe ubufasha ingabo za SADC ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahabwa ubufasha hanyuma kuri uyu wa mbere tariki ya 3 Werurwe 2024 nibwo habaye inama y'akanama ka EU cyangwa se Afrika yunze ubumwe gashinzwe amahoro n'umutekano yigaga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse nuko ingabo za SADC ziriyo zashyigikirwa ni inama yabaye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga u Rwanda ruvuga ko rutigeze rutumirwamo yego ari nayo mpamvu rwafashe icyemezo cyo kwandikira umuryango wa Afrika yunze ubumwe ruyimenyesha ibyago ubufasha bwawo kuri ziriya ngabo bushobora guteza ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika birimo Afrika y'Epfo Malawi na Tanzania byohereje ingabo muri Kongo Kinshasa mu rwego rwo guha ubufasha ingabo z'iki gihugu mu ntambara zihanganyemo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 mu butumwa kandi bunarimo ingabo z'u Burundi zagiye muri RDC biciye mu masezerano y'ubufatanye iki gihugu cyasinyanye n'u Burundi u Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko rutishimiye kuba izi ngabo zizwi nka SAMIDRC hanyuma ziri hakurya bijyanye no kuba FARDC zagiye guha ubufasha isanzwe ifatanya ku rugamba n'imitwe irimo FDLR umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Dr Vincent Biruta mu ibaruwa ndende yandikiye perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Moussa Faki Mahamat yasabye uyu muryango kudaha SAMIDRC uruhushya cyangwa amafaranga kuko idashobora gusimbura urugendo rwa politike. Ibiganiro bya Nairobi na Rwanda rwahagaritswe
rwahagaritswe na guverinoma ya wenda wanarekera aho ngaho. Icy'ingenzi kiri muri ino baruwa ibyamenyekanye nuko akanama k'umutekano k'uno muryango wa Afurika yunze ubumwe ngo gashaka guterana kakareba uko kagira inkunga gatera ubutumwa bwa SADC aribwo SAMIDRC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubufasha bivugwa ko bushobora kuzaba burimo inkunga y'amafaranga ndetse n'ibikoresho. Abantu bamwe bakaba badahita babyumva impamvu u Rwanda rwabyitambika, ari nacyo dushaka kugira ngo tuvugeho cyane. Kuki u Rwanda rubona ibi ngibi nk'ikibazo? ariko se rutabona nk'ikibazo ni ukubera iki iyo komisiyo ijya muri ako kanama itanatumiye u Rwanda? Icyo cyo si ikibazo. Birashoboka bitewe wenda sinzi, reka manze mvuga gutya, sinzi ariko ushobora kusanga mu kanama ibihugu bikagize u Rwanda rutarimo. Simbyibutse, mumbabarire kuba naje ntabirebye. Nakabaye nabanje kureba ese ubundi u Rwanda rukwiye gutumirwa muri ako kanama. Kuba rutaratumiwe ni ikibazo nabyo kigomba reka nkwereke. U Rwanda rukwiye gutumirwa. Uti kubera iki rukwiye gutumirwa? Kuko uzasanga n'ubundi muri aka karere bashaka gufinansa muri Kongo, niba SADC iriyo kandi hakaba hari umutwe wa FDLR utuma Kongo igirana ibibazo n'u Rwanda. Ntekereza ko u Rwanda narwo rwakabaye rutumirwa kubera ko uwo mutekano narwo irawureba. Ndaza kuvuga ko yari opinion yawe kubera yuko still ikintu tutari guhita tumenya na mategeko n'amabwiriza agenga ko kanama hatumirwa bande hagiye kwigwa kuki. Iyo ngingo reka twe kwitindaho sibyo, ariko no opinion yawe which is good. Ariko ikirimo cy'ingenzi kirimo hano SAMIDRC iri muri Kongo irwanya M23. M23 mbere yuko tujya kuvuga ngo ni bande, reka duhere ku kirwanira. Ikirwanira ivuga ko irwanira uburenganzira bw'abarwandofone, bw'abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ikanavuga kandi ko bakorerwa ikimeze nka genocide. Kwanza yo yanatangiye kubyita genocide. Wenda twebwe nk'abanyamakuru nitwe twanga kubyita genocide kuko itari yaba confirmé par imiryango mpuzamahanga, n'ubwo nayo hari abayita ibihuha, ariko itara yayi confirma tuba tuvuga ko ari ikimeze nka genocide. Ibikorwa bigaragaza ko hari ironda bwoko ndetse no kwicwa ku bwoko bumwe na bumwe buromberejwe, ariko ubwoko bw'abatutsi. Nibyo M23 irwanya bikorerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo bikorerwa ngo ndi kugera ku mpamvu nyine SADC hariya muri DRC u Rwanda rudagomba kwishyigikira, rutanayumva, rutanayivuga. Ibyo bikorwa M23 irwanya bikorerwa, bamwe muri bo bari mu Rwanda, ni impunzi ziri mu Rwanda. Izo mpunzi ziri mu Rwanda ubwo ni umutwaro ku Rwanda. That's what it means. Niba yari umutwaro ku Rwanda, u Rwanda ruravuga ruti ibi mu yandi magambo tutabinyuze ku ruhande, ni nkaho u Rwanda rwifuza ko M23 itsinda. Uri kubyumva? Cyo kimwe n'andi mahanga n'abandi bamwe bagiye batandukanye babona ko M23 irwanira ukuri. U Rwanda rurimo babona ko M23 irwanira ukuri. Rero kuzana busa indi ngingo ku Rwanda ntabwo rushyigikira imirwano, nubwo rubona ko ifite ukuri, ariko rushyigikira ibiganiro. Bifuza ko ibi bikemuka mu nzira y'ibiganiro. Rero kuba SADC iri hariya ni ikimenyetso cy'uko hatari kunyurwa mu nzira y'ibiganiro, ahubwo biri kunyurwa mu nzira y'intambara. Kandi u Rwanda ntabwo rujya rushyigikira ibintu by'imirwano. Nanone kuri iriya ngingo aho rushobora kubishyigikira rukavuga rutabana gukubitwa, nese bagiye gukubita Mozambique. Bavuze rushyigikira, ariko ni kuri hariya muri DRC. N'ubusanzwe ubwo ni ukuvuga ngo impamvu wenda ibiganiro ruba rwabishyize imbere nuko ariyo nzira y'amahoro. Ni ukuvuga ngo imirwano rwayishyigikira uko ya nzira y'ibiganiro n'ubundi yabanje kwanga. Iyo yanze, ariko urumva nawe nyine no ku Rwanda se ntirurwana. Ntabwo arumva uvuga ati iyo bigeze ku mujyanye n'umutekano w'iki gihugu nta n'umuntu dusaba uburenganzira. Umuntu ujya uvuga gutyo se ugashaka kuvuga yuko baza kuguhenda. Icyo kuganisha nuko atari cyo yakwimiriza imbere. Ntabwo ari cyo cyimirizwa imbere, ariko iyo bishatse ndabizi ko nabo baba bashaka kukubwira bati ibyo ngibyo
aho ngaho warenze umurongo. ntabwo wawurenga kuwurenga nawe urenga ubizi. Kuri iriya ntambara rero mu yandi magambo uko biteye, SADC irwanya M23 igafatanya na FARDC. Abarundi, perezida wa FARDC ari nawe perezida wa DRC yavuze ko afite gahunda yo gutera u Rwanda, gukuraho ubutegetsi bwarwo, akanarurasa yibereye i Goma. rero ibyo byose ni impamvu zituma u Rwanda ruvuga ruti negative SADC AU gushyigikira SADC iri hariya. ubwo namwe ni nkaho muvuga yuko u Rwanda rugomba gukurirwaho ubutegetsi, ni nkaho namwe muvuga yuko abantu baba Rwandafone bari muri DRC bagomba gukomeza kwicwa. Ibyo byose nicyo kikubiye muri iri tangazo. Ndayageze kubisobanura ariko si n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, ariko nibyo biri muri iri tangazo. Ukurikije urisomye ryose ijambo ku ijambo ni nkaho aricyo kirimo. Urumva hari nko bavuga za mpunzi zirenga 100,000 ziri mu Rwanda, bakavuga yuko nyine izo zose zigomba guturwa, ariko ya ngingo yuko bigomba guca mu biganiro mbere y'intambara irimo. kandi n'ikindi cyuko abo bose barwanira hariya bari mu mutaka wavuze yuko ashaka gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Nabyo Vincent Biruta, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, yabigarutseho. Ikimenyetso cyuko AU niramuka igiyeyo izaba igiye gufasha abashaka gukora ubutegetsi bw'u Rwanda, ubwo harimo nyine gufasha na FDLR. Nicyo kiri muri iri tangazo. Ibindi wenda turaza kuvugisha Meki n'ibidukundira muri iki kiganiro, dufashe wenda kubyumva birenzeho niba hari ibindi yarenzaho, ariko kuri iri tangazo ababonye inkuru nicyo cyavugagwamo. Hanyuma iyi nkuru reka tuyiveho. Ibindi biri muri iyi ngiyi ya AU, ubwo ni EU, hari umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Abo duhereyeho bariya turangije u Rwanda rwandikiye naho muri Afurika. Rero tugeze ku muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Aba nabo bongeye kugaragaza uruhande bahagazeho kuri iriya ntambara iri muri DRC. Ntabwo byari ibintu binini ukurikije ibyo bavuze, ni nkaho basubiragamo ibyo bavuze. Ni itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara ku itariki ya 4, ni ukuvuga ejo hashize. Baravugamo ko bashaka ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwanza bashishikajwe cyangwa se bafite nabo bazi ibiri kubera muri DRC, bakavuga ko situation ikomeje kuba mbi cyane cyane ku baturage b'abasivile bakomeje guhunga, cyane cyane abahunga bava mu mujyi wa Sake ndetse n'Igoma. Bakavuga ko icyifuzo cyabo ari uko kwanza barongera bakanavuga yuko banazi neza yuko muri ya ntambara hari gukoreshwamo n'ibitwaro biremereye na bya misile ndetse na drone cyangwa se indege zitagira abapilote. Bakavuga ko icyifuzo cyabo ari uko habaho ko ibibazo biri muri DRC bikemukira mu buryo bw'ibiganiro atari mu buryo bw'intambara. Yego, ubundi buriya nubwo hari abantu benshi usanga bari inyuma y'intambara bashyiramo akaboko kabo kugira ngo ibashe bayungukiremo, ariko ubundi usanga hariho n'abandi bavuga bati ubundi ikintu cya mbere ni ibiganiro. Ariko mu gihe byanze wa mugani ugomba gukora iyo bwabaga. Ugomba gukora iyo bwabaga ugakora iki? Ariko iyo bavuze iyo bwabaga ubuze ubwo bavuga fure. Ndabuzi ubwo bavuga. Ni ibyo rero AU iravuga ibi, kongera ikagaruka ko yongera kuvuga yuko ngo hano hari akagingo nshaka gusoma uko kanditse. In particular, the EU condemns Rwanda's support for M23 and military presence in Congolese territory. It is strongly ngo birasaba nanone barasaba cyane bashyizemo imbaraga u Rwanda kuva wabyumvishe gukura ingabo zarwo zose ku butaka bwa Congo, as well as terminate all support and cooperation with M23, ndetse bakanarekeraho gukorana uko ariko kose bafitanye na M23. Bakongera bati it strongly urges the DRC and all regional players to terminate all supports to and cooperation with the FDLR.
ubwo ni FDLR ubundi si babisoma gute FDLR who have their roots in the genocide against the Tutsi and any other armed group. Ubwo nyine barongera bakavuga ko basaba none bashyizemo imbaraga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi bantu bose bo mu karere bafitemo uruhare. Ubwo ndatekereza ko bashakaga kubwirira mu Burundi kurekeraho gukorana no gufasha FDLR ifite inkomoko kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko rero Bwana Shadrake, aba bantu ngiye mbona uruhande rumwe mbona batazi ibyo barimo gukora kuvuga uti kubera iki. Ubundi iyi M23 bavuga batwerera u Rwanda ntago bakabaye babivuga gutyo, kuko icyambere cyo nta kimenyetso na kimwe bigeze babona, sibyo? Ariko FDLR kuba ikorana ari umutwe w'iterabwoba wanasize ukoze jenoside, ibyo yabihamijwe na UN, sibyo? Niko bimeze. Bakabaye noneho bita kuri iyo FDLR n'abari abarundi, kuko cyangwa se abari abandi bafitanye imikoranire nayo n'iriya leta ya Kongo mu kumara abantu, cyangwa se abakongomani bavuga ikinyarwanda hariya, kuko byo hari fact zagiye zibigaragaza. Abarundi bagiye berekanwa bakanavuga na nimero de matricule zabo, ibyo ni ibintu bigaragara. Ariko impamvu mvuga ko batakwiye kugendera kuri ibi ngo kuri M23 bayitwerera u Rwanda, nuko kugeza ubu ngo hari ikimenyetso na kimwe wari wabona bagaragaje kigaragaza yuko u Rwanda cyangwa se M23 ishyigikiwe n'u Rwanda. Hari ahantu wigeze ubibona na hamwe? Ariko gukorana kuba Kongo ikorana n'iriya mitwe byagiye bigaragara kenshi. Nibyo. So ubwo rero izi mvugo impamvu natangiye mvuga ngo ndabona bisa n'ibyo basanzwe bavuga n'ubundi kirimo, ubwo ni ama press release bazakomeza kugenda basohora. Ahubwo icyambabaje muri itangazo cyangwa no mu yandi matangazo abantu bakomeza kugenda basohora nuko bigaragara yuko isi profitira mu kavuyo, niko nabyita. Mu gihe abandi bari ku musonga w'amasasu, abandi ku musonga w'ubuhunzi, abandi ku musonga w'ibibazo nk'ibyo byose bikomokaho, aba bari kwandika ama press release amwe ameze kimwe. Wagira ngo beditinga itariki n'ukwezi ubundi bagasohora ibintu bimeze at the end uzatsinda runo rugamba azaba ari we ruri mukuri. Bazongera basohora andi ma press release avuga bati tuvuge hatsinze FRDC n'urugero, bazatangira noneho kujya basohora amatangazo ya buri munsi bavuga bati u Rwanda rwari rutera inkunga ya M23 rwafatiwe ibihano, bashobora no kuzarufata ibihano kuko ubwo DRC zaba yabganje amarumbo ifite ijambo ivuga ati muhana u Rwanda, namwe niba mudahana u Rwanda kandi muzi yuko UN AU babihaniye mufite ikibazo. Ubwo na M23 yabitsinze nayo mugakora byose. Bivuze iki rero? Aba bantu bo muri M23 nibashaka be kugira umuntu barirayingaho bakora ibyago, bari kwibwirira bati nta muntu n'umwe. Amahirwe yabo ni ugutsinda, gutsindwa kwabo ni ukurangira. Bo baravuga bati yewana twarababaye, niba twarababaye ni byacu turabyimenyera, umusonga wacu turawuzi, niyo mpamvu dukwiye gukora iyo bwabaga tukazagira gute urugamba tukarutsinda kugeza naho Kisekedi tumusanze n'Kinshasa niba bishoboka. Ibyo nibifeiringa namwe rwose mumenye ngo bazabacana. Niyo mpamvu batakiye twari turi mu bicu uko bashobora batsinzwe bashobora kuzicuza bakagira nka risk y'igihe cyabonye bavuga ati ariko reka nkubwire Shadrake akuzi kubona isi yose yakubara yo ivuga ngo wari umunyamakosa niwe wari uri mu makosa. Njyewe simbona M23 itsindwa gute ishobora n'urugero wenda kuko nta muntu usangira n'udakoramo bashobora gutsindwa battle imwe, sibyo? Ariko ya ideology cyangwa se sinzi uko nayita cya kintu kibarimo cyo kurwanira ukuri cyangwa se kurwanira uburenganzira bwabo ntago kizabavamo. Baba bangaba wenda barimo bitabakundiye, ariko ababakomokaho generation zindi zigiye zikurikiraho I'm telling you zashyirwa ari uko icyo zirwanira zikigeze.
ibyo bizabaha amahirwe nibyo bizabafasha naho ubundi kuko gutsinda erega ko mbitekereza niyo mpamvu badashobora gukora ikosa ryo badakwiriye gukora ikosa ntabwo barikora sinzi. hanyuma ubwo muri uko kudakora amakosa ejo nabwo ntabwo bakoze amakosa ibyo bari kubabwira nibyo bakoze ejo banze gukora amakosa. Update yatanzwe na Lawrence Kanyuka avugira FC yashyizeho saa moya z'ijoro n'iminota 30 yavuze yuko ya coalition ya FARDC n'abamerceneri ndetse n'imitwe yitwaje intwaro n'abarundi na Sadeki bashyize batsindiwe Katsiro ndetse no mu duce duturanye naho bakaba barahataye imbunda n'amasasu menshi cyane. Imbunda ngizi amasasu yo ntago ndi kuyabona ariko ubwo yarahari. Hari naho nahoze mbona imibiri y'abahatakaye ariko ntago nemerewe kuyibereka, ariko muze kubireba ku muntu witwa Umukasi arayibereka. Umukasi kuri X nawe nabonye ayishyiraho ari abantu nyine social media se kuri social media ntago wamubwira ngo ibintu ukabishyireho wabishyiraho. Elon Musk uramuzi yuko we atajya avuga ngo yanga ibingibi ngo bibiri teribongo ngo iki ngiki aka arakureka ukabishyiraho reka bayinjiza ni nkabyaye ni ngo umuntu wamuvuga nabi wamuvuga neza ngo byose ni hit cyane cyane ari mu byamamare nawe rero. So iyi nsinzi ya M23 rero kuri Katsiro nabyo tubivuganeho na Meki, turavugana na Meki tugera ku musozo. Yatubwiye uko atari kuboneka mu buryo bworoshye ko bari mu rugendo bari kwerekeza mu burasirazuba bava mu burengerazuba nuko urugendo rutoroshye ko ndakeka ari Mahama ubwo bari kwerekeza. Ubwo bivuze ko ni time ya myigaragambyo ishobora gukomeza kuko naho hariyo impunzi z'abakongomani birashoboka. Rero tubaza kumubaza gato kuri na update ariko icyo twayivugaho ubundi update y'iki tuyivugaho gusa muri iki gitondo nta makuru yuko haba hari imirwanire kuba twari twabona, ariko ini time twabibona turabibabwira. Gusa nyine ikiriho ni icyo ngicyo bataye izo ntwaro nyinshi mu gihe Jire Murumba we ari kuvuga ibitandukanye nibyo. Bya binini nahoze nkubwira ngo ntago n'ubundi bantu bashobora kuvuga bimwe ku rugamba bemere ko batsinzwe, kereka iyo byarangiye hari mwaragiye mu mishyikirano nibwo mushobora kuhuriza ku ngingo imwe. Ndibuka ya M23 ya mbere muri 2013 ari mfite imyaka itari myinshi ariko byo ndabyibuka. Ari Kazarama bari guhunga ngo bari kuvigomba kiriya gihe ubwo ntibakocoranaga wumva ari ibintu biri aho uzi iyo biva niyo bijya. Aya se mvuko no Kazarama ngo byamugendekeye Kazarama naye nabyumvishe ariko nyuma nibwo abantu baje kumbwira ibyo byari byo. Numvishe nyine kuri BBC yamubazaga itari koko biri kuvuga ko mwahunze mwirukanse Kazarama ukaba uri kuvuga ngo muracyafite Goma ibyo ni ibiki. Ati reka turahafite tumeze neza. Ati ko numva nawe uri kwiruka ibintu bimeze nka gutya. Ati reka turago twiruka mwanze twamuhashije yagiye. Munyende kubabwira ukuntu urugamba nyine abantu babeshya. Nyuma y'iminsi biza kwemezwa yuko M23 icyo gihe yari yakubiswe ndetse yari yageze iza Uganda nyine ariko bari bagiye nyuma, ariko nyine mu gihe byavugwaga ntago yari yabyemeye. Rero ntago bashobora kutubwira ukuri. Gusa iyi M23 iyi munsi ubwo niba ari uko nyine social media igaragara ko iteye imbere bo batwereka n'ibimenyetso. None se niba turi kubona no masasu n'izi mbunda nako twavuga gute ko batabatsinze kandi twabibonye? Nose bajya gucaginga no kujya kureba ibyari biri mu ntambara cyangwa ibyavuyemo n'imirambo ko barimwe bayishyizeho batahatsindiye. Uzi impamvu akenshi se yagiye hari abantu wenda yerekana nuko hari abantu bageraga babishidikanya bakavuga bati ntibaba batubeshya buriya, ariko none bakavuga bati ntabwo tubabeshya reka tubahe fata. Ugeze ku bantu njye nari nkiri ndavuga ku bantu. Ubwo rero n'intwaro hari igihe abantu bashobora kuvuga bati murabeshya ntabwo mwafite. Ugasanga nyine barimo nibyo byari nakubwiraga ko buriya nkunda umuntu ufite fact. Niho binatandukaniye umugani kuri iyo fact tuvuze nka Jire Murumba ari kuvuga ngo baratsinzwe ngo batsindirwa mu duce bita Nyanzare ngo na Mine na Rwindi ndetse ngo hari kamyo ngo yuzuye imirambo ngo yayiparitse ahitwa Gite muri Bambo, ariko iyo kamyo sugo kuyifotoro byari binaniye Murumba ko yayifotora akayitwereka ko n'ubundi Elon Musk abyemera ko atajya avuga ati wishyiraho amakamyo y'imirambo yayitwereka.
ariko yigize umuhanda rero hari abantu batazi na propaganda urumva agakora ibintu ku buryo n'umuntu reka mvuge n'umuntu wenda udatekereza ahita atekereza akabona harimo ikirongozi ataga rwose nawe usibye kutubeshya nawe wibeshye uburyo buri hejuru. Nibyo rero ubwo nizo update zijyanye n'intambara nicyo gihari. Hanyuma ndumva ari nako twasoza muri DRC aho ducaho gatoya kuri Ukraine ariko nabyo bifite isano n'akarere. Inkuru ya BBC, inkuru icukumbuye niko navuga iri kugaruka ku baturage bo mu karere k'ibiyaga bigari bari kuvuga ko bari gukorerwa segregation, ivangura mu guhabwa ubuhunzi. Donc abahunze iriya ntambara Burusiya bwagabye kuri Ukraine bo mu biyaga bigari ngo ntabwo bo bahabwa ubuhunzi mu bihugu bahungiyemo byo mu Burayi, mu gihe abanya-Ukraine bo babubona. Ni intambara imaze imyaka 2 itangiye cyangwa se itanguye mu gihugu cy'u Burundi. Noneho abarundi, abanyarwanda n'abanyekongo bahunze bava muri Ukraine bakaba bari kuvuga ko batereranywe n'ibihugu bya Buraya bahungiyemo. Hanyuma ibyo ndi kubisanisha nanone no muri buriya no muri Haiti ibintu bimeze nabi. Wenda sinzi niba wasoje icyo nagira ngo wenda tuvugeho ni bumwe mu byo bari kuvuga. Baravuga yuko muri iyo myaka bamaze bahunze nyine Ukraine, ubuzima bwakomeje kuba bubi kuko benshi bimwe ubuhungiro, mu gihe abo bahunganye b'abanya-Ukraine bo bakiriwe nk'intwari bakaba banitabwaho. Rero harimo uwitwa Mbyayingabo afite imyaka 58, ni umunyarwanda uvuga neza ururimi rwa Ukraine. Intambara yateye amaze imyaka irenga 30 aba muri Ukraine, aho yari yararonse ubuhungiro kuva muri 1994 ahunze mu Rwanda nyine jenoside yakorewe Abatutsi. Intambara ya Ukraine rero n'Uburusiya iteye yahungiye mu Bubiligi, ariko asabye ubuhungiro barabumwima, ahubwo ategekwa gusubira mu gihugu akomokamo nyine cy'u Rwanda. Ibyo we abona nk'akarengane. Ntacyo n'ubundi wabo w'umuntu abari iwabo nabona bahamwimye cyangwa buzana hamwe ariko nubwo yakwigarukira ubwo birongera gukomoza kuri kakane nakubwiye ko ukuntu isa ari ingome. Ubwo urumva wenda kandebe niba yabivuze katubanze turebe ngo ngiye navuye mu Rwanda mu mpera z'imyaka ya 80 njya kwiga mu cyahoze ari Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, hanyuma nungurukira muri Ukraine, ariko habaye imyaka irenga 30 nahize ibijyanye no gukora imiti pharmacie. Ntibyakunze ko nsubira mu Rwanda kuko muri 1994 habaye jenoside nguma muri Ukraine, aho nigisha icyongereza mu murwa mukuru Kiev. Ntabwo ari kubona icyo bari kuvuga babaziza vuba, kandi urumva ndashaka kwihuta, ariko bikamvuga ibyo nkeka. Ndakeka bari kuzira uruhu rwabo, none se hari ikindi buriya nyine bakureba ufite urwo ruhu bakavuga bati wowe sugu ngubwo birashoboka cyane akareka. No muri Haiti rero ngo ibintu byabaye bibi. Amabanda arimo yazengereje umujyi rwose yawuzonze kugeza naho minsi ishize yabohoje imfungwa zigera ku 4,000. Kandi izo mfungwa bamwe muri amabandi yabohoje cyane. Noneho no kuvuga ngo bamwe noneho muri abo babohoje abagize uruhare mu yicwa rya mu perezida wa Haiti. Ubu rero ikindi kigezweho nuko ngo bashaka kweguza prime minister nyuma yuko ngo agiye muri Kenya gushyira umukono ku masezerano y'abapolisi bagomba kujyanwa muri Haiti guhashya mu mabandi. Ubu rero kugeza iki gihe imyigaragambyo ni yose yakubise, ibikorwa bimwe na bimwe ntago biri gukora, amashuri yarafunze, amabanki yarafunze, ndetse Amerika yahise isaba n'abaturage bayo ko yahise ivuga ko igiye guhita bakura y'igitaraganyo. Urumva rero ubwo amabandi yigize noneho ni n'amabandi yitwaje intwaro, apana kuvuga ngo ni n'umutwe wenda runaka, n'amabandi nyamabandi abo bita ngo ni gangs. Bibera ku isi koko, ariko iyo bihaye Afurika kugira ngo bo ni shyashya byabo nta kibazo, ariko nabo amabandi reka bakoremo. Amabandi yabaye amabandi.
pre noneho ndumva twakwakira Meki, ndumva abitubwira ko ashobora kuba ari tayari. ariko ntabwo Gusa ari nyine cyane, akavuga harimo ukuntu. urumva ari mu rugendo rwerekeza hirya no hino areba ko amakuru ameze anayatara kugira ngo aze kuyagezaho abakunzi ba Bwiza. So reka rero tumwumve. Reka tumwumve ibishoboka n'ibyo turi bukora uko. Yes, alo. Maramutse neza. Maramutse. Meze mute? Urakomeye cyane. Okay. Ndi kumwe na Fred. Mwaramutse neza Meki. Maramutse. Mwaramutse neza, mwaramutse mute? Twaramutse n'urugendo. Okay. Muri kujya he noneho? Turi kuva mu burengerazuba tujya hafi na Gate. Okay. Naho hariyo amakuru mushaka kudusangiza? Ubwo uvuga ko imyigaragambyo iza gukomeza uyu munsi? Irakomeza. Yari no iminsi ejo. Okay. Rwari urugendo rw'amahoro mu nkambi ya Mama. Okay. So twebwe rero turi kuvuga ku bintu bitandukanye, ariko by'umwihariko kimwe mu byo turi kugarukaho cyane ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo, yatumye M23 yigarurira uduce dutandukanye ndetse inafata intwaro nyinshi. Nahoze mbona ariko n'ubundi ni za zindi z'ibikecuru niba ariko ariko ni intwaro. we ni kumbwira uti ariko ni intwaro. Cyokora nabonye hari n'abantu benshi babigendeyemo. Ubwo rero twagira ngo tubwire wowe ku makuru babashe kumenya iriya operasiyo byarangiye abantu bayisize mu buzima ku ruhande rwa FARDC ari bantu ki, bangahe, niba imibare mwayimenye? Bantu ki gute urumva bantu cyo ndashaka kumenya ni FDLR, ni FARDC, ni SADC. Bari bavanze ko irwana n'abantu benshi. Bango hari FDLR, hari FARDC, hari n'abawazarendo. Urumva rero kurwana nabo hariya, urumva nibo barwanaga nayo. Kuko urumva yabakuye mweso, kuko n'abarundi niho bari kuva mweso igenda ibashoreye n'ubu ikibashoreye bageze za Nyanza. Ese kare agace ka Katsiru bari barimo ubundi kavuze iki ko FARDC bigaragara ko nakwe gashaka cyane? Katsiru ni agace imvutso yafashe igihe habagamo FDLR nyinshi cyane. Ubwo yafataga rwose na FDLR igihe ba FDLR bahasubiza bari benshi cyane. Rero Katsiru yegereye Kishishe, urumva uvuye Katsiru ubwo ujyaga Nyanzare, gira Kibundo bari Kibundo ya Nyanzare. Urumva rero hose hari matware ya FDLR. Niyo mpamvu navuga ko hashobora kuba hari resistance ikomeye ko bahamaze imyaka myinshi cyane. So ntibaranashyirwa buriya nabo. Okay. Hanyuma uyu munsi ubwo nta mirwano ariko ihari kugeza iki gitondo ku byo babashe kumenya? Icyo namenye nuko ntayo hari ni greve nabonye abaturage bari kwigaragambya ariko ku kimashini byanatangiye ejo Igoma. Bivuye ku muturage warashwe yishwe n'umuntu witwaje intwaro ariko ari kuvuga. Rero bateye bati twahunze n'ibintu naho tuje nta mutekano dufite. Ariko nabonye imicanga yashyiramo na propaganda ivuga ko niyo bagiye muri ino vuga y'imico baricwa. Urumva nyine abaturage bati ahantu dufite kuba bari kwigaragambya bako bigomba guhagarara leta ko itagiye. Uwo muhanda rusa nkaho yabaye twari mu kibaya sharing izahoze ejo zo nta bindi bintu birenze mwabashe kumenya niba zabashe gutsimbura bamwe. Sharing ito ntabwo zitsimbura, ntabwo zitsimbura. Ntabwo zisimbura kubera ko usanga bazitera bashaka kwataka. Rero nabonye FARDC cyangwa se abafatanije barasa kenshi cyane batari no kwadubana. So reka tuve kuri update noneho twigirire ku busesenguzi. Turashaka cyane gutinda kuri rino tangazo rya guverinoma y'u Rwanda, rino tangazo ribandikiye AU. Ubundi wenda nta nubwo abantu bamwe bari babizi, ariko ibijyanye no kuba AU ishaka gufasha SADC byabaye ryari, bituruka kuki AU yatekereje ko SADC hariya mu ruhe rwego ku buryo yatekereje ko yayifasha? Ni kuvuga ngo yatekereje ko SADC iri hariya mu ruhe rwego ku buryo yatekereje iti tugomba kuyifasha SADC iri hariya ku mpamvu nziza. SADC nabwo yari ikeneye ubufasha, ikeneye ko SADC na AU bafasha mu buryo
financial support. So urumva ntabwo mission nk'iriya urumva bidashobora kwishobora ubwayo. Rero SADC niyo yabisabye koze bishobora ko lobbying ikabisaba nyine. Urumva ibihugu muri izi mission nk'izi ngizi bisaba lobbying kugira ngo nibo babashe kubona amafaranga yo bafite amafaranga y'ibikoresho amafaranga y'imiti. Urumva ntabwo ari mission nk'ingi ntabwo iba yoroshye ku bihugu runaka bishobora kuyijyamo. Rero ko bishobora kuba imwe mu bintu byatuma SADC ishobora gusaba EU kuyibafasha muri mission yabo ya FAMIDRC. kuba u Rwanda rutari kubishyigikira urabona hari icyo bishobora gutanga ku bijyanye n'ibyemezo EU yafata. Rwakwiye no kuba rubishyigikira. Ntekereje ko mbyumva muri opinion yanjye kuko ijyambere cyo SADC igiye kuba ikorana na FDLR. SADC igiye ikorana na coalition ubona harimo n'u Burundi aho bose bako bagomba gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi rero bakora ko u Rwanda gushyigikira n'isoni urimo n'undi gushyigikira umuriro uzaruzaho. Ndayibonamo ibintu bishoboka. EU igishobora gukora ikosa ryo gushyigikira FAMIDRC niko bishobora kuba ikosa cyane ibikosa biterwa n'uko umuntu ashobora kuba bireba bizatuma u Rwanda rushobora kuba rwakwinjira mu ntambara na DRC. Ubwo se nibyo bidusobanurire neza impamvu bibona gutyo. Bidusobanurire neza impamvu bibona gutyo. Ntabwo ndi gusobanura cyane ko urumva turi mu rugendo. Wenda nanjye nkubajije ariko uburyo point yanjye ni ukuvuga ngo niba umuntu agiye gufasha umwanzi wawe ashaka kugutera arakwica abantu arimo aragambiriye kuza byabaye kenshi rero yagiye ikora ibintu byinshi cyane. Urumva biragoye ko u Rwanda rushobora kwizera ko ibisabwe kuzakora na FDLR mu gihe FDLR yo mu gisirikare cya FARDC mu gihe FDLR ikorana n'ingabo z'u Burundi. Rero biragoye. Rero urumva birasaba ko rukuba amaso cyangwa se rukikingira. Bishoboka cyane mbere yuko u Rwanda rwakwiza umutekano mu gihe intambara zikiri hano hasi y'umupaka wacu. Ariko igihe intambara zikiri gusobanira hafi y'umupaka wacu bivuze ngo ntabwo ruzaba ruri ikintu bibazo kuko ufite abanzi bayo FDLR kibati kambise so ziraho hafi ya Kigali hafi na Kanyarucinya bivuze ngo ni ku mupaka w'u Rwanda. Izi ngabo zindi b'abarendo ntizaje murumba zikambise muri Nyiragongo aho hafi y'umupaka w'u Rwanda. Rero no kuba habaho akosi ya EU bajya kubwira EU kuba yafasha DRC kuba yakemura ikibazo cy'abakumanyi b'Ikinyarwanda cy'abatutsi cy'abanyamurenge bakabasha kubona amahoro n'umutekano kijyanye na jenoside gikorwa iyo bitekizari ikabasha kubaho. Abaho uburyo bwo kwirukana FDLR yo kuko ariyo yajyanye EU ntigaragaza ubushake bwo kubikora. Niwe nikazana noza MONUSCO yari ivuze ngo amahoro ahubwo amahoro agaruka ahubwo ikazambira rimwe yaje ari imitwe nk'ibyo ikarenze 10 none ubu ni imitwe magana ngahe. Urumva rero njye ndibona ko ahubwo ubu ngubu hagiye kubaho intambara za diplomasi possibility se yatumutanga bene ku Rwanda rwaze aho ruhagaze mu buryo butomoye mu buryo buri direct. Icyo ndi kukubaza ndabaza nti possibility yo kuba SADC ishobora nako EU ishobora gufasha SADC aho kujya yumva ibyo u Rwanda ruvuga urayibona nko kuri kangahe? Urikumbwira ngo possibility yo kuba ino EU yagenda igafasha SADC aho kujya yumva ibyo u Rwanda rwayibwiye ko biteye impungenge urayibona nko ku kigero cya kangahe? Urabona bisho na estimation nashyiraho gusa mbona ko bishobora kuzareba ishingiye kuri report zaje gutangwa kuva na mbere ishingiye y'u Rwanda bavuga ishingiye ko bivuga ikindi bafite zareba barebe igishoboka. Ariko igiye kubwanya mbona ko igihe baza yigizaga mu cyo gufasha FAMIDRC bizaba imeze nk'aho y'u Rwanda kinjira muri DRC uje kurwana uje gukubita ikibazo y'ibyo. Ariko Meki ntabwo ubona ko kuba u Rwanda rukomeza kwamagana ingamba abantu benshi baba bafashe bavuga ngo nizo zakemura ikibazo cya hariya hakurya bishobora kukururira ko bavuga bati ko u Rwanda ruri hariya hakurya ntabwo ruba rushaka ko abantu baza kururwanya? Muri abo bose se bafata ibyemezo bindi ufite impunzi ndetse z'abaganga ku buryo ashobora ko mu gusonga wabo. Rega kuba uvuga ngo kuba u Rwanda rukomeza u Rwanda ntuzigere rukora ku kibazo cy'abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa se ubwoko bwacu cyangwa
abanyamurenge cyangwa abahima bari muri DRC cyane ko abenshi bafite ubuhungiro mu Rwanda. Ababazengereza abamere nabi ni abanyarwanda ba FPR nibo bazanye ingengabitekerezo nibo barebye ikiganiro nakoze nibo bica abaturage nibo babashimuta nibo warukuramo gute wareka kubivugaho ruti biragoye. So ndabona Fred nawe hari icyo ashaka kukubaza ariko gato yanyeye kugira ngo nkurekure wenda tukiri kuri iri tangazo ryago. Ndavuga nti ndahita ngo Fred numara kunsubiza iki kuri iri tangazo harimo ingingo n'ubundi yuko ino EU ngo mubyo ishaka kuzakora hariya harimo no kuba izajya nyine ifasha abantu bo muri SAMIDRC mu bijyanye no kubaha ibikoresho ndetse no kuba wenda babaha ibikorwa donc ingabo. Nkibaza nti izi ngabo zaza zivuye mu bindi bihugu cyangwa stili zaba n'ubundi ari zazindi zo muri bya bihugu bitatu. Ubwo ndibaza niba hahita hazamo ibindi bihugu ku buryo wenda ntabwo nakigusubiza kubera ko sinabasha kumenya ngo zivuye kuko iyo decision ntekereza ko itaranabaho. Abo nabashambasha kugisubiza nabangiye muri opinion zanjye n'ubuni niyo gutanga ibitekerezo uko mbyumva. Ariko none ntabwo nabasha kutamenya kugira ngo iki abangiye kubeshya. Okay. Gusa cyane ko yakiza ushobora kwamagana nk'ibyo leta y'u Rwanda kwamamaza communication ishobora kuguha umucyo kurenze ko ibyo gihe mvuga ndi kuvuga uko mbyumva nuko nabibonye cyangwa nkurikije uko situation ihagaze nuko nyibona n'undi wese nuko yakubwira ko urebye yindi kandi iyo situation yindi. Okay. Fred uri kutwumva neza Meki? Mwaba muri kugato. Okay. Ese Fred ubundi butwasoje iki kiganiro kadusoreza waretse tugasoza hari ikintu tutababwiye kadusoreza ibindi ibyo tutababwiye ni ibigaruka mu makuru yacu ataha turazakomeza kugenda tubakurikiranira tubabwira ikiraba kigezweho tunabarikira nyine kumenya turaza kumenya neza SK Mahama bimeze bite nyuma yuko ejo impunzi nyine z'abakongomani ziba ikiziba zigaragambije cyangwa zakoze imyigaragambyo y'amahoro isaba yuko leta ya Kongo yahagarika ubwicanyi bukorerwa nyine abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abandi batavuga rumwe nabo birumvikana. So rero reka tubararikire n'ubundi gukomeza gukurikira ibiganiro bya Bwiza TV. Sure. Ubwo rero nuko turabashimiye cyane ko twabanye muri iki kiganiro tunabararikira nyine gukomeza kubana na Bwiza TV mukora subscribe mukora share mutanga comment ndetse na like ndetse no kudutera inkunga kuri iyo nimero mubona hasi nabyo birakomeje. Ibiganiro n'amakuru Bwiza TV na Bwiza.com bibagezaho byo birakomeza kugenda bibageraho uyu munsi ndetse no mu yindi minsi iri imbere. Mwebwe mu mirimo itandukanye muri gukora reka tubifurize kugira akazi keza kandi no guhaha mukaro. Nitwa Shadrack Niyonsenga naye ndacyasenga Freddy. Ugira umunsi mwiza. Bye.